Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutabaza Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko wanyina tukaturinda, tukaba tugeze amasaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, twese tuboneze rwose. Icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe cyose gikurwe mu izina rya Yesu. Kimara kutubabarira ngo nubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro wivugire, kandi twemerere umwanya ntubipfabusa kuri twe, ahubwo ube umugisha. Ntitwange no gukora kwa Satani ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Tukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 25 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mana yanjye niwe niringiye, niwe gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba mu bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Ni wowe ntekereza umunsi ukira. Ryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Mana yanjye niwe niringira. Bene data, nta wundi dukwiye kwiringira uretse Imana yonyine. Nta kindi kintu dukwiye kwiringira uretse Imana yonyine. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo wiringire Imana n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo wiringire Imana yonyine n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Ndagira nkubwire ngo ikindi cyose wakwishingikirizaho atari Imana ni umusenyi. Niwe ushingikiriza ku byo utunze, ukishingikiriza ku cyubahiro, ndagira nkubwire ngo ibyo byose ni umusenyi, kuko ibyo byose birarangira. Ariko Imana yacu ihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wiringire Imana. Ni ukuri ndakwinginze ukomeze wiringire Imana, kuko nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Nta wiringiye Imana ni ukuri uzabura uko abigenza. Iyo umuntu yiringiye Imana, ibintu bye byose bigenda neza. Ubuzima bwawe bwose bushyiremo Imana, mu byo ukora ushyiremo Imana, mu bana bawe ubaragize Imana, urugo rwawe ruragize Imana. Ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko iyo ibintu byose ubishyizemo Imana bigenda neza, kandi Imana ibana nawe. Imana itugirire neza. Kandi ndagira nkubwire ngo ni ukuri niwiringira Imana ntago ibibazo bizaguherana. Niwiringira Imana ntabwo agahinda kazaguherana. Niwiringira Imana bakwanga ntacyo bazagutwara. Niwiringira Imana bazajya bagutega ariko usimbuke, kuko uri kumwe n'Imana. Kuko bene data ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yiringiye Imana, Imana ibana nawe, kuko Imana ibana n'abantu bayo. Kandi ni ukuri ibitero bya Satani iyo wiringiye Imana, Imana igenda ibinaniriza mu nzira. Ni byinshi Imana iturinda tutabizi. Hari ibyo tubona, utwo tubona tuba tworoheje, ariko iyo wiringiye Imana ibyinshi binaniriza mu nzira ikabana nawe, kuko Imana ni ubuhungiro bwacu. Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana rero ni ubuhungiro bwacu. Twahungiye ku Mwami w'abami, twahungiye ku Mana ikomeye. Niyo mpamvu ibyinshi binaniriza mu nzira. Ni ukuri humura, abanzi bawe ntabwo bazakwishima hejuru, kuko imigambi mibi yabo Imana igenda iburizamo. Imigambi ya Satani yose igenda iburizamo. Imigambi y'ibikugose Imana iburizamo, kuko Imana ni ubuhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ibana natwe ibihe byose. Ibihe byose umuntu yanyuzemo, iyo ubuzima bwe yabushyize mu Imana, ni ukuri bigenda neza. Ntabwo ibibazo biguherana, kandi nta nubwo bigutembana. Ni ukuri ibuka, hari ibyo Imana yagiye gukorera, nanjye hari ibyo Imana yagiye inkorera. Nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Ngo si uko bizaba
mu bamutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Ni ukuri mwene data, ndagira nkubwire ngo mu bategereza Imana, mu biringira Imana ntawe uzakorwa n'isoni. Humura, ufite Imana, nubwo uri kubona uri kunyura mu bikomeye, nubwo uri kubona uri kunyura mu bikuruhije, ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ifite ukuntu ibigenza, no ku munota wa nyuma igakora. Hahandi ubona ibintu byanze, hahandi ubona nta cyizere cy'ubuzima, hahandi ubona nta byiringiro by'ubuzima, Imana igiseruka ikabigenza neza. Humura, humura, Imana izabana nawe kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Icyo usabwa ni ugukomeza kuyizera, ukayifata nk'inyembaraga, ukayifata ko ikomeye, kubera ko n'Imana idahinduka. Uko yari iri kera n'ubu niko ikiri, uko yakoraga kera n'ubu niko igikora, ntihinduka kandi ntihindurwa n'ibihe. Humura, ntawe witegereza uzakorwa n'isoni. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni kuko Imana yacu irashoboye kandi iracyayoboye, iracyari ku ntebe kandi ni umwami w'isi n'ijuru, itegeka byose. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Humura, na bya bindi izabikora, n'ibyo itari yakora izabigenza neza kuko irashoboye kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze uyizere kandi ukomeze uyiringire, ibindi byose bizagenda neza. Imana itugirire neza. Ngo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mukomere ku Mana, kuko uva mu masezerano, uva mu isezerano yagiranye n'Imana, utera Imana umugongo, utera Imana umugongo akajya mu bindi, utera Imana umugongo akajya mu bibi, uwo nguwo ni uzakorwa n'isoni. Kuko niba mu Mana uyiryariya, ndagira nkubwire ngo uzakorwa n'isoni. Imana ishaka ko tuyibamo tutayiryarya, Imana ishaka ko tuyibamo dukora ibyo ishaka, Imana ishaka ko tuyibamo dukiranuka. Ntabwo ikunda umuntu uvanga, ntabwo ikunda umuntu yiyitirira, ahubwo ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abavuga iryo zina bave mu bidatunganye. Imana ishaka ko abantu bavuga iri zina ryayo bava mu bidatunganye. Niyo mpamvu rero abava mu masezerano nta mpamvu, abajya mu bibi, abayitera umugongo, abayirengagiza, abayitera icyizere, nibo bazakorwa n'isoni. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ngo hari aho wari ucitse intege, hari aho wari witotombeye Imana, hari aho wari uteye Imana umugongo, hari aho wari ugiye kwicira inzira. Ndagira nkubwire ngo garukiraho, ugaruke, kuko ntawayiringiye, ntawuyitegereza uzakorwa n'isoni. Kireka bava mu masezerano nta mpamvu. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ibyo wari ugiyemo bireke, ibyo wari ugiye gukora bireke, aho wari ugiye kwicira inzira bireke, kuko Imana yacu iracyakora kandi irashoboye. Kandi ni ukuri arirahira, iravuga ngo ntabwo izagirana urubanza n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ureke iyo nzira wari ugiye kunyuramo, ugaruke mu Mana, utegereze wihanganye, kuko nta witegereza, nta n'uyizeye, nta n'uwayiringiye uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ngo Uwiteka anyereke inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe, kuko ari we Mana y'agakiza kanjye. Mwene data, ukwiye kumenya icyo Imana igushakaho, ukwiye kumenya uko Imana ikubona, ukwiye gukora ibyo Imana ishaka. Oh haleluya! Ariko bene data, icyo Imana idushakaho ni iki? Ni ukwicisha bugufi, ni ugukora ibitunganye, ni ukwirinda ikibi n'igisa nacyo. Bwira Imana iguha imbaraga, bwira Imana igufate ukuboko, bwira Imana igendane nawe, kugira ngo udasubira mu bibi, kugira ngo uticira inzira, ahubwo ukora ibyo ishaka, ukiranuke, wicishe bugufi, ukora ibyo Imana ishaka kandi ukora ibyiza. Nanjye nkora ibyiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza, nicyo idushakaho, ishaka ko dukora ibyiza. Kandi mwene data, ndagira nkubwire ngo nukora ibyiza uzemerwa. Imana itugirire neza, Imana ikomeze twiteho. Ni ukuri icyo Imana igushakaho nkurikiranye ni ugukora ibyiza, ni ukwicisha bugufi, ni ugukora ibyo gukiranuka,
naho ubundi ibindi byose izabigenza neza, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. kandi Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege, ikamuduha kugira ngo tutarimbuka ahubwo tubone ubugingo, yabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Umwana wayo niwe wari ufite agaciro, niwe wari uhambaye, ariko iramuduha. Niba yaramuduhaye ntimutwime, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Icyo dusabwa ni ukugendera mu nzira nziza, icyo dusabwa ni ugukiranuka, naho ubundi ibindi byose Imana izabigenza neza. Imana itugirire neza, Imana ikomeze twiteho, ngo kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntekereza umunsi ukira. Imana itugirire neza. Bene data, dukwiye gutekereza ubuntu Imana yatugiriye, tugahora tubutekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo niwe Mana, kuko ari we Mana y'agakiza kanjye, ngo niwe ntekereza umunsi ukira. Oh haleluya! Bene data, dukwiye kujya dutekereza Imana buri munsi bukira, buri gihe, buri kanya tugatekereza Imana, kuko iyo umuntu atekereje Imana, agatekereza ko Imana yaturemeye imirimo myiza, agatekereza ko Imana yaduhaye umwana wa Yesu Kristo, agatekereza ubuntu twagiriwe, bituma adakora ibibi, bituma atanyura mu nzira mbe, bituma atiyandurisha iby'iyi si, ahubwo agakomeza inzira yo gukiranuka, kuko niko Imana idushakaho. Iyo umuntu atekereza Imana buri munsi, iyo umuntu atekereza Imana buri gihe, bituma atanyura mu nzira mbi, bituma atajya mu bibi, ahubwo agakiranuka. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbinginge ngo dukomeze dukore byiza, dukomeze dukiranuke, kuko niko Imana idushakaho. Ni ukuri Imana ntabwo yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nimureke buri muntu wese uko ashoboye akora ibyiza, kuko twagiriwe ubuntu. Imana yaduhaye impano, ariyo mwana wa Yesu Kristo. Ubu buntu twagiriwe twe kupfusha ubusa, kandi ubu buntu twagiriwe ntabwo buduhesha gukora ibyaha, ntabwo biduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, kuko ubuntu twahawe ntabwo ari kubw'imirimo, ngo ntabwo ari kubw'imirimo ngo kugira hatagira umuntu wirarira, ahubwo ubu buntu twahawe ni ukugira ngo twiyunge n'Imana, ubundi dufashe Imana kwiyunga n'abandi. Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo twiyunge nayo, ngo ubundi irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ese mwene data, n'icyo uri gukora, mu byo ukora, aho ugenda, mu mvugo yawe, mu ngeso zawe, ese aho uri gukora icyo Imana yaguhamagariye? Ese uri kwifasha kuyunga n'abandi bantu? Niwe kubitekereza, ariko kora ibyiza, ukiranuke, ugire ingeso nziza, kugira ngo n'abandi nibakubona bahindukirire Imana, n'abandi nibakubona bave mu ngeso mbi, kuko mu mwijima nta cyiza kibayo. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Ndabifuriza ko mwese muzabona ubugingo buhoraho, ndabifuriza ko muzaba mu gitaramo cy'abera. Kandi muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo bazajya muri icyo gihugu, ngo bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'ubugingo. Ese mwene data, ntabwo ushaka kuzambara iryo kamba ry'ubugingo? Ariko biraharanirwa, kuko ngo bazajyayo bazaba bambaye imyenda yera. Iyo myenda yera ntabwo ari imyenda twambaye isanzwe, ni imyenda yo gukiranuka, urukundo, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda ikibi, gukora ibyiza, nicyo Imana idushakaho. Iyo niyo myenda yera izaduherekeza. Ndabinginga rero, nimureke dukora ibyiza, buri muntu wese uko ashoboye nakora ibyiza. Mu kazi ukora, kora ibyiza. Mu kazi ukora, kiranuka. Mu bo mugendana, vuga ibitunganye. Kandi ndabinginga bene data, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye rwose, nimwifuze iby'abanyabyaha, kuko iby'abanyabyaha nta mumaro bigira. Nimureke duharanire ibiva mu Mana, ngo kandi imbuto iva mu Mana ngo iruta ifeza. Imana itugirire neza. Bene data, imbuto iva mu Mana iruta ifeza n'izahabu. Nimureke duharanire ibiva mu Mana, kuko nibyo bifite umumaro none n'igihe kizaza. Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo ukomeze wegere Imana cyane,
komeza uyishake kuko ntawayiringiye uzakorwa n'isoni kereka uva mu masezerano ari nta mpamvu. Reka kwicira inzira rero, reka kunyura muri iyo nzira itariyo, ahubwo garuka mu Mana kuko Imana yacu iracyashoboye kandi byose zabigenza neza, kandi n'Imana itabeshya, ibyo yakubwiye izabikora. Ntago ari umwana w'umuntu ngo yicuze, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Bya bindi yakubwiye izabigenza neza, bya bindi yakubwiye nubwo wari ubonye bitinze ariko izabikora, kuko ntago ijya ibeshya, ntabwo izagirana n'umwana w'umuntu urubanza. Bya bindi izabigenza neza. Icyo usabwa no gukiranuka no kugendera mu nzira nziza nikigushakaho, kuko Imana ijya kuduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Nyuma yaho yadushakagaho inyungu, ariko birababaje kuba utaha ubu buntu wagiriwe ngo ubuhe agaciro, ahubwo ugasubira mu bibi. Ntibikabe, ntibikwiriye. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza. Imana iticuza impamvu yakuremye, Imana iticuza impamvu yandemye, kuko iyo umuntu asayishije akaguma mu bibi ababaza Imana ikicuza impamvu yamuremye. Ni ukuri mwene data ndakwinginga kugira ngo ukore ibyiza, Imana iticuza impamvu yakuremye. Dukora ibyiza, kandi dukora ibyiza tuzemerwa. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibampere umugisha. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mwakire. Igihe ni iki. Ukurikira Yesu Kristo ntago ari ukuyoba, ntago ari ukuri kugira, ahubwo ni amahitamo meza. Mwakire agufata ukuboko, kuko muri Yesu Kristo tuboneramo amahoro, tuboneramo ibyishimo, tugubwa neza, kandi ikiruta byose tukabonamo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga aho nkurikiranye kugira ngo mwakire. Uyu munsi niwo munsi wawe, ejo ntuhazi. Mwakira gufata ukuboko kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Imana ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo rwawe, ngushimiye kubwira ijambo. Mana, icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe tubwiye ko nta kwiringira uzakorwa n'isoni, ngo keretse uva mu masezerano ari nta mpamvu. Mwami Mana, duhe kukwiringira wenyine, duhe kugufata nk'umunyembaraga, uduhe kukwishingikirizaho, ntitugire ikindi kintu twiringira cyangwa twishingikirizaho, kuko ibindi byose twamaze kumenya ko ari umusenyi. Ariko wowe ugushikamijeho, ukwiringiye, ntago azakorwa n'isoni, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana itwitaho, kandi twamaze gusobanukirwa ko ibyiza byose biri muri we, kandi ikiruta byose tukazabona n'ubugingo. Duhe rero kukwiringira, uduhe kukwizera, uduhe kugufata nk'umunyembaraga, kandi uduhe gukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Bana natwe rero, bankurikiranye bane nabo, bahe kukwiringira wenyine, bahe kukwishingikirizaho wenyine, kandi ikiruta byose ukomeze bahe gukiranuka. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, umurimo wawe ukomeze uwagure, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze ko banye natwe, byumbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana amahoro ibiteho kandi bagirire neza, ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.